Muraho neza bakunzi bacu baradukurikiye umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Hoteli, B. Ibitaro, C. Ahagenewe kugwa akajugujugu, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, ibitaro, na C, ahagenewe kugwa akajugujugu ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukura amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini B, ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ahantu hari ibitaro. Ndakeka ko waramustamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibe binyabiziga, A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, D. Nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozo cya nyacyo. Nicyo biba bishatse kuvuga. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukura amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko bino binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Kino kibazo neza barongera bakakibaza kimeze gutya ariko bagahinduramo ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Uzahita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. A izaba ariyo, B ariyo na C ariyo. Hano bavuze buri mwaka kandi ari buri mezi 6. Niyo mpamvu hano twahisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu twacyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali cyangwa ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, turakwigisha. Waba uri kure tukakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ukakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789351626 tukabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara umwanya munini aha hakurikira. Hehe? A. Atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, haba hari ibyapa cyangwa hari ibindi bimenyetso, naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira hehe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi; B, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko umwanya munini. No mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi iriya mirongo iba irombereje ku muhanda ku ruhande ku nkengero aho umuhanda ugarukira, iyo icagaguye uba wahahagarara umwanya munini n'umuto, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Wari wahisemo A, iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C, uvuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayoboye n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu yaba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri gukoresha inzira nyabagendwa aze kubona hakiri kare amenye icyo gukora. Agomba kugaragazwa gute? A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso; B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko imbere bakoresha itara ryera, noneho inyuma bagakoresha itara ritukura. Hano rero uriko nababicuritse, bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi imbere bakoresha itara ryera. Baravuga ngo inyuma ni itara ryera kandi inyuma bakoresha itara ry'umuhondo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibaramuka babiguhaye bashyizeho ibyo ngibyo nkubwiye uhita ubikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizamini hakiri kare kugira ngo ubibone hakiri kare, ujye mu kizamini bifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Tegereze neza iri shusho baduhaye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ahagenewe guhagararwa umwanya munini n'umuto; B, ahagenewe abanyamaguru; C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, na B, ahagenewe abanyamaguru bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni se ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Kino gice kiri iruhande hano hari imirongo ibiri icagaguye, gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka icemo. Harariko nta modoka yacamo, aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri mumaro kikuru n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho. Kugira ngo bimwereke hari itara ukoresha. Ese riba rifite amabara asate: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho. Kugira ubimwereke ko wabibonye ukoresha itara risa nk'icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Uburebure bwayo ntibuba bushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 11, B metero 10, C metero 7, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C metero 7. Turawahisemo se, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Ni ukuvuga ngo cyavuziho ni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Iyihe ntera? A metero 200, B metero 150, C metero 100, D metero 50. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Ni ukuvuga ngo cyavuziho ni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Murabizi ibinyabiziga bigenda bigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera itandukanye bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze. Urugero nko kuri velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Noneho biriya binyabiziga ndakumirwa n'ibindi byihariye bikaba bishobora kugira ihoni ryihariye dahure n'igindi binyabiziga. Rero ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki y'ahantu habyerekana? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ni ukuvuga ngo ibyapa biburira iyo ukibonye niba kiri kukubwira ngo hari umuyaga w'intambike, ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari umuyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugenda urugendo rungana naho hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari umuyaga w'intambike. Babikubwira hakiri kare,
babikuburire hakiri kare. Niba bari kubwira ngo amabuye ataruka, uzahita ku cyapa ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari amabuye ataruka. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika go papuro. Ukeneye kwiga mudasobwa, tubwira ahantu uri mu mujyi wa Kigali tuza twigishe mudasobwa, ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha, ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 07899626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cyerekana. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, ifungana ry'umuhanda. B, ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C, umuhanda utaringaniye. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera ko kino cyapa kivuga ngo ni ifungana ry'umuhanda ukayira gasatira umuhanda iburyo. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda uri kubona ko no ruhande rw'iburyo. Babyita rero ngo ni ifungana ry'umuhanda wakayira gasatira umuhanda iburyo. Hano rero ntacyo bari bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko hano iso cy'ukuri D, nta iso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini. Iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, ubuyobozi agombye kwasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga cyawe gihagaze hariya ku muhanda, hari iruhande abanyamaguru banyura. Rero kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, ugomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bikurikira. Ibipimo bingana bite? A, metero 1, B, metero 2, C, metero 0.5, D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Ubu ugomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bingana na metero 1 kugira ngo bagacemo batagombye guca mu muhanda ngo bateze umuvundo mu muhanda. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara sate: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko icyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Ikindi cyo cyapa mu Rwanda ntabwo uzakunda kukibona, kubera ko cyo kiba kivuga ko hahagararwa na otobisi gusa, ziriya modoka nini zagenewe gutwara abantu. Kandi ahandi bisi zihagarara n'imodoka ntoya mu Rwanda muba mwahagarika amamodoka yanyu matoya. Niyo mpamvu ndakunda kubibona, ariko hari ibihugu ugeramo ugasanga hari ahantu hagenewe guhagararwa na bisi gusa. Rero bahita bashyira icyo cyapa, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreye y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp muhe iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese uru ni uruziga?
ese iyi ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara risa gute? Ubuso uri kubona ko ari umweru, ubuso ni munini imbere. Ndakeka ko uramutamo A. Ndizera ko nibaramuka banakikoje mu buryo bw'amagambo uzahita ubikora babikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye biba bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Ibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. None ririya tara ribonesha ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga riba rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ingana iki? A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Muri metero 20. Kariya gatara kaba kari kuri plaque kaba katuma ziriya nimero ziri kuri plaque tuzisomera byibuze muri metero 20 nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Tari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara meza ate? A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umuhondo. C. Ubuso bw'umweru gusa. D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko biriya byapa bakoresha ibyapa bitegeka. Biba bifite amabara akurikira ariyo ubururu n'umweru. Muno wabonyemo ubururu n'umweru? Oya, kubera ko hari icyago kidahoraho. Iyo bavuze ngo icyago kidahora no kuvuga ngo wenda ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, icyo cyago ntigihoraho. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Rero ahantu hari gukorerwa imirimo hari ukuntu hagaragazwa, cyangwa aho mugomba guca hari ukuntu hagaragazwa. Hagaragazwa n'ibyapa bitegeka. Iyo atari ibitegeka bakoresha ikiranga kiba cyanditsemo deviation, kandi byose biba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Hano hari ahantu wabonye handitse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ariko kino kibazo barongera bakakibaza neza kimeze gutya, bashyizemo ngo ubururu n'umweru. Uzahita ugihitamo icyo ngicyo kwakoresha ibyapa bitegeka n'ibiranga. Bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibihe bipimo? A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi nide, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kutubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ibaho ntibushobora kurenga toni 10, kandi tuzi ko hari amakamyo yikorera andi makamyo, ugasanga ikamyo imwe yikoreye andi makamyo menshi, birashoboka ko iba yatwaye na toni 40. Rero batubwiye ngo none ikamyo iyo ari yose ibaho ntibishobora kurenza ubwikorere bungana na toni 10. Hoya, toni 16 nazo ni nke, toni 24 nazo ntinye, hari ibikamyo bitwara nka toni 40. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo: A karifite ubuso bw'ibara ryera, B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya kare n'urukiramende. Kare ni impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Urukiramende ni impande enye, ariko haba harimo impande ebyiri ndende zingana n'impande ebyiri ngufi zingana. Rero ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Video y'ibyapa nyongera narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ubonye hari n'ikintu ukeneye ko nkwigisha, ubonye hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment ukande subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro biba bigomba kuba bimeze bite? A imodoka igomba kuba ifunze, B umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Ni ukuvuga ngo uparitse ikinyabiziga ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuba ari kwaka. Kubera iki? Kubera ko iyo modoka birashoboka ko yateza ibyago abandi bagenzi cyangwa abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa mu gihe baba batayibonye. Ni ingenzi rero ko ucana amatara yo guhagarara umwanya munini kugira ngo baze kubona hakiri kare ko babereye imbogamizi, bamenye ingamba bari buze gufata. Ndakeka ko waramutamo C amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tarabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ni ikibazo w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Urumezo w'ikinyabiziga ushaka gukatira iburyo, ese ni iki wakora? Tegereze neza rino sangano ry'umuhanda turifite, asigaye usubizanye ubwitonzi. Video y'amashusho yose abazwa nayo bakoreye ameza atya, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ikintu cyose ukeneye ko nkwigisha uzajya ukibonaho, ujye ucyandika muri comment ukande subscribe. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B kata ikoni imbere y'umunyegare. C emera umunyegare akomeze inzira ye. D ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata ikoni imbere ye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C emerera umunyegare akomeze inzira ye, utamuteza ibyago.
uzareka uno munyegare amanza akomeza inzira ye ubone gukata, apana kugenda uhita utanguranwa nawe ngo ugiye gukata imbere ye, ushobora kumuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, ubonye video, ukeneye video y'amashusho yose abazwa, yandikira kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Nimero zanjye mba nazibahaye ni 0789351626. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ko ikintu cyose nkize ujye ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana yabamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.